guhinduka mu ikipe Rayon Sport ubu ngubu bakina ikipe ya Elimeleke Bentiu. Abarundi bamwita Mbirizi. Eric Mbirizi rero ari mu ikipe ya Elimeleke Bentiu ari gukinana na Sare Ishimwe umunyarwanda nabo bagiye kwishyura ikipe ya Azam. Bahurira kuri KMC ku kibuga cy'imyitozo bibiri nabonye Azam yatomboye neza. Elimeleke Bentiu igakomeza igahura n'ikomeza hagati ya poti ya Seninga na Kemkem. Uyu mwaka Azam irajya mu itsinda. Nabonye na za miliyoni president atanga yazibahaye kuri buri gitego hariya muri Tanzania nabonye ngo babyita ngo ni gorilla mama. Gorilla mama. Bafite impamvu zo kuyatanga cyane kuko ari no muri campaign kandi abasportif nabonye bose bamuri inyuma cyane. Akuna amakipe yatsinda. Mu karere hari amatora mu gihe kiri imbere. Urumva Uganda nabo nabonye kabisa bari mu myiteguro batangiye campaign nabonye abakunzi ba NRM barapurinze ari benshi. Miliyoni yarari kuririmba yo. Aka video kasakaye ka President Museveni yiruka. Oya ahubwo kunde yajyanye kandidatire iriya konvoye n'ibifaru. Gorilla mama rero kwera kuna amakipe yatsinda. Nitwivange mu bya politiki rero amafaranga menshi yazamushaka amakipe yose aratsinda. Abantu bakamenya ko ibintu tubyijandikamo cyane umugano Tistashi. Tubiharira Tistashi nabonye nawe yuri indege. Tistashi arabari Dar es Salaam. Ese indege ntiyagoye koko. Indege yageze. Tistashi mugwanye yayuriye. Arajyana Kenya Airways ngaranya na Nairobi hamwatiye kuzenguruka ibibuga by'indege byose. Ubu ntiyabuze internet ko ataratubwira ko yagezeyo. Ati ndijanditse. Ati ndijanditse ko Tistashi na nkunda. Harimo imikino. Bano bajene ubona rwose baba bafite courage. Buriya nta kintu gishimisha nko kubona umujene uri kwinjira muri kariyeri ufite inyota n'ubushake kandi ubona ushaka kwiga kandi ufite n'akantu ko kuba positive kuba umuntu donc udashaka kumenyekana ariko mu bintu by'amafuti donc byo gutwika ariko bibi umuntu ukabona arashaka nyine kwibera umuntu mwiza arashaka ibintu byiza bene bari abajene rwose Imana igi bagirira neza byihute amafaranga yaboneka ko Tistashi nta kintu atari gukora ngo pfumuriremo kabisa arebe yuko yakwinjira agere ariko uburyo ari kugira courage Ruvuyanga mu mutiza amaboko ya mujene mu mushyigikire ntacyo namuha gifite n'abarabizi nakomereza aho ngo bamwe n'abandi bajene bagenda bazamuka n'umuhungu wacu wibera namurwanya babona wibera umuhungu wanjye kandi umuhungu wanjye ahubwo ariko bati mbamfata tururi abanyarwanda bane bahora nta muntu umwe utarwanya umuramikira mufasha abantu rega mufasha abantu kuma abareyo niki cyo kubabwira muri minota dufite. Urakoze cyane abareyo muze tuganire amakuru azindukiye muri ekipe yanyu. Inkuru ya mbere nziza ni yuko ari abakinnyi batanu bari basigaye ku munsi w'ejo batari babonye ibyangombwa ubwo ndavuga passeport de service batabiboneye igihe kuko zanaje burya indege yamaze guhaguruka bagenzi babo bagiye abo bakinnyi Iberi wabatwibutsa yego inkuru nziza nuko bagiye kurirana na Nepo mu kanya rwose ku saa 6:00 ngira ngo 50 yego mu masaa 6 guca barurira nibwo bajya muri Tanzania abo bakinnyi rero wabatubwira Iberi abo abakinnyi batanu uko bivuze barimo umuzamu wa kabiri yitwa Mugisha Yves hanyuma kandi barimo rutayizamu yitwa Habimana Yves nawe ni Yves ni rutayizamu barimo Rushema Chris umudefenseri hanyuma kandi barimo Fabrice nawe ni umudefenseri ubwo undi mukinnyi ni Abdelaziz Hakizimana Rivaldo nawe n'undi mukinnyi wa gatanu bageze ku kibuga cy'indege ejo birarangira basubiye mu rugo ariko bagiye guhagurukana rwose n'indege ya saa 6:30 bahaguruka berekeza i Dar es Salaam basanga bagenzi babo barahaguruka rero nta mpungenge abarayo mukwe kugira zo kuvuga ngo umutima kutari mu gitereko abakinnyi ne bataboneka aho nituzaba dufite abakinnyi rwose barahari bagomba kugera muri Tanzania ku buryo ku munsi w'ejo bazakora imyitozo wambaza ngo kuki uyu munsi bari bugero ntibakora imyitozo umutoza wongerera imbaraga abakinnyi cyangwa se gukora ibijyanye na fitness mwambari Serge murabizi ko yabaye muri equipe nationale yabaye muri police ubu ni uri gukorana na Rayon Sport yabwiye umutoza ko byaba byiza ko nk'abantu bafite match kwa gatandatu batakora imyitozo myinshi kuko nanone buriya mu bijyanye na coaching Ruvuyanga icyo bita kugira imyitozo myinshi cyangwa se overloading abakinnyi kubaha imyitozo myinshi ubwabyo bitera imvune icyo kintu mwari mukizi cyane kuko binaniza amaguru
hanyuma yajya mu kibuga yiruka wenda tuvuga iminota 30 ugahita ubona yifashe nko hano mu kiberi inyuma kubera yuko imitsi iba yananiwe kubera gukora cyane. Ni ngombwa ko icyo bita doze y'imyitozo ishyitse ntibe mike cyane ku buryo itabafasha gukina iminota 90 ariko ntinabe myinshi cyane yabatera kutabona imbaraga zo gukina match kuko baba bazimariye mu myitozo. Ubwo rero bahisemo ko bakora ari imwe, barakora mu gitondo uyu munsi banagezeho nk'uko Ebere yarabivuze. Icyo ni icyambere. Hanyuma inkuru ya kabiri nziza kuri uyu munsi mu masaha y'umugoroba bari kuri hoteli, bacumbitse kuri hoteli ya Ono Muhari Dar es Salaam. Baraza gusurwa na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, General Nyamvumba Patrick. Araza kubasura aganire nabo, abaho ubutumwa bw'igihugu kuko urumva niwe baje basanga nyine nka ambasaderi. Kamem ni naho ngo baza no guhigira bagira imihigo batanga abakinnyi. Ubwo biraca kuri kapitene wa Rayon Sport birumvikana uza kuvuga mu izina rya bagenzi be. Hanyuma nyuma gato ni nabwo ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport buza kubabwira prime cyangwa se agahimbaza musiki bwateguriye abakinnyi kugira ngo bitware neza kuri Singida. Mbamenyesha ko ibyo nabyo turaza kuba tubifite neza cyane ko mugenzi wacu Nepo araba yagezeyo, ambasaderi arabasura hari, azakora report cyangwa se azaripotinga uko ibintu bihagaze. Hanyuma inkuru ya gatatu nijyanye na Abedi Bigirimana. Abedi Bigirimana ejo ni mugoroba bagera muri Tanzania kubera yuko ari amazi adakora imyitozo muri jaride ya hoteli ari kumwe na Mwambari Serge. Bakoze ibijyanye no kumufasha kunonora imitsi nk'uko iwabo mu Burundi babivuga. Abedi Lokando yatangiye kumuprepara muri match. Urumva ko ari gukorana imyitozo na bagenzi be mu gitondo. Byari ngombwa ko abanza kukangura imitsi y'umubiri ko yari maze idakora kugira ngo abiri byuya atategura umubiri kwa. Ni nk'ibyo mu mupira abantu bazi twita warm up, kubanza gushyushya umubiri kugira ngo umuntu yitegure imyitozo wenda isa n'ikakaye. Abedi rero ameze neza, yabibwiye abanyamakuru bariyo kuko nababajije abaje Robin Ngabo arambwira ati rwose yambwiye ko ari sawa ari mu ryenge. Nanamubwiye ntumumbarize niba impfundiko iyumva iri kumubabaza. Arambwira ati nta nubwo nkeneye ibinini, nta nubwo nkeneye pomade, impfundiko yanjye imeze neza, keretse wenda aramutse akoze imyitozo wenda igatonekara kuko imyitozo nayo hari ukuntu wenda ishobora gutuma wenda wumvaga nta kibazo ariko kumva kiraje. Ariko Abedi mutuze ameze neza. Muri iki gitondo bari gufata breakfast, inkuru ya kane habaye ikiganiro cyihariye hagati y'umutoza Afahamia Rofti, umutoza wa Rayon Sport, ndetse na Emery Bayisenge, cyamaze iminota itari munsi ya 15 nyuma ko bari bamaze gufungura. Biragaragara yuko umutoza wa Rayon Sport hagati ya Emery na Youssou Diagne ngo ari gutekereza umuntu agomba gukoresha byibura mukuru kugira ngo ayobore iriya defense. Abakiri no mu Rwanda mbere ko bajya muri Tanzania habaye imyitozo, Emery yarayikoze na Youssou Diagne yarayikoze. Iyo myitozo Youssou Diagne ngo yagiye agaragara mu ikipe ya mbere. Bigaragara ko umutoza icyifuzo cye ni Kera Uvuyanga. Baravuga ngo uko kuntu yagenda agashyira Emery mu ikipe ya mbere akongera agashyiramo Youssou Diagne, agenda partneringa, rimwe akabakinishanya na Fabrice, ubundi akabakinishanya na Rushema. Ikidasubirwaho dushobora kubona defense abo bahungu bombi barimo cyangwa se umwe muri bo ayiboyeme muri abo bajene ku buryo departement ya defense nagira rero nuko bombi baba barimo. We wahitamo ko bari abakuru abasinya bombi bakinana. Emery, Youssou Diagne agashaka n'akabanga cyangwa n'agarushema. Niko mbitekereza. Ngiye kuba 11 rero ni sawa. 11 ngo iri gutekerezwa cyane ishoboka. Mwizamu nk'ibisanzwe ni Pavel Nzila, araharameze neza. Kuri kabiri Serumogo amahirwe menshi ashobora kutazabanzamo, hakabanzaho Kabange. Kuri gatatu umutoza mu myitozo yakoresheje yagiye agerageza Musore Prince cyane. Dushaka kuzabona banjemo kuri gatatu. Hanyuma umutima wa defense nkuko nabivugaga ngo ashobora gukoresha aba bakinnyi babiri, Emery na Youssou Diagne, cyangwa se umwe muri bagakinana na Rushema Chris kuko ngo akunda burya uburyo Rushema sohora umupira cyane. Buriya iyo batangiye gukina muri defense Rushema kuzamukana umupira kandi n'umusore we uri fit utari ufite ibibazo nk'aba bagenzi be wenda basa
n'abavuye mu mvune wenda akaba yatinya kubarisika bombi akaba yakoresha umwe umeze neza kurusha undi, ariko biragaragara yuko Rushema cyangwa se umwe muri abo bagabo babiri nari mvuze aribo bashobora kuzakina. Rushema urumva tubare ko hari batatu babiri nibo bazabanza. Nk'umukinnyi waciye mu ntare akajya muri za Marine, ikintu kijyanye no kuba karume cyane muri defense agakina umupira neza ari pose no kuwambura nta makosa menshi, nacyo umutoza mukundira, ubona ko abimetiriza kurusha ko wenda bakabank hari uburyo bakora amatakre barenza imipira. We rero umupira yarenza ni wawundi bigaragara kugomba kurenga, hari uwagara mu kibuga kongera akawukina neza, bimwe n'abafana baguhera amashyi. Ubwo rero mushyizeho Emery na Youssou Diagne, yaba ari defense nziza wenda ikibazo cyabamo. Azakina bane. Ni bane. Hazakina umwe muri abo babiri na Rushema cyangwa se bakina ari babiri Youssou Diagne na Emery. Ni bane ni defense ya bane. Ahubwo tujya hagati. Hagati nk'ibisanzwe ni Sefu na Richard. Impinduka zizaba mu muziko ubushize 10 ryakinnye na Gruwari. Iki gihe azikinira 10 Abedi Lokando bigira imana. Kibe baretsi. Hanyuma uko ari gutekereza rero gukoresha impande ze. Impande umukinnyi wa mbere ugomba kubona umwanya muri Rayon Sport ku mpande ni umusore abareyo benshi mbona bakunda witwa Adama Bagayo. Wagomba kumuha uruhande rwose ajya akora cyane mu ikipe ya mbere kabanzamo bamuha uruhande. Nta Adama kabanzamo n'ikibazo mbona sinzi ntabwo ari umusitata rwose, nawe ubona ko yekire nk'umukinnyi umusimbura yabanzamo ntabwo umusaruro ngo ashobora gukoresha Gruwari ku ruhande agakoresha Yves Karutahizamu. Munyumve neza kuranya kongera kicara. Yego aracyabura umuntu umwe ariko aracyabura uruhande rw'ibumoso. Uruhande batatu baruzuye bo hagati ntitwababonye ko ari Richard ndetse na Sefu na Abedi. Batatu b'imbere ni ukuvuga ngo ni Adama